mbere ya byose banza ukore subscribe, ukore share, like na comment kugira ngo tubane neza. Nk'ikigoryi nk'iki ngiki cyifata kigafata ifoto ya Perezida wa Repubulika cyarangiza kikavuga ngo ararwaye, cyarangiza kigashiraho abaganga barimo kumutera urushinge. Perezida wa Repubulika ntabwo arwaye, ni muzima, ahubwo ni abantu b'inyangarwanda, ni abantu bafite inda zabananiye baba bashaka gushakira. Gusa ni murya amafiriti, murye ibirayi, murye umuceri, murye mayoneze, mushireho n'inzoga zihenze, nimumara guhaga muvuga amateshwa, nimumara guhaga muvuga ubusa, mureke kubesha abanyarwanda. Perezida Paul Kagame ni muzima, nta nubwo arwaye, yemwe ni muzima, ndabihamya nashidikanya, kubera ko twebwe abanyarwanda turi mu gihugu cy'u Rwanda, nta na rimwe tuzihanganira abantu b'ibigarasha nkamwe mugenda musebya u Rwanda, mugenda musebya Perezida wa Repubulika. Rero ibi bintu tuba tubabwira nyaboneka, iyi video yifate uyisangiza abandi, iyi video yifate uyereke mugenzi wawe, iyi video yifate uyihe umuntu wari we wese. Perezida Paul Kagame ntabwo arwaye, abantu barimo baratubesha, abantu bavuga ngo ararembye. Ibi ngibi ni ukubesha, ni bimwe bya Padiri Nahimana Thomas aho yatangazaga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yapfuye. Rero ibi byose aba ari ibinyoma, ibi byose aba ari uguharabika, ibi byose aba ari iterabwoba mu baturage. Nyamara perezida wacu ni muzima, perezida wacu nta kibazo. Perezida wacu impamvu abantu bakunze kuba bamurwanya nuko aba afite ibintu byinshi bo badafite. Rero bashaka uburyo bamutesha agaciro, bashaka uburyo bamusebya, ariko mu by'ukuri twebwe abanyarwanda tuba tubisobanukiwe neza, tuba tuzi ko aba bantu bakora ibi ngibi ari abanyamatiku. Nk'umuntu wifata agakora video nk'iyi ngiyi, agafata thumbnail nk'iyi ngiyi, yarangiza agashira kuri YouTube akayobya abanyarwanda, tubamenyeshe ko uku nguku ari ukuyobya abanyarwanda. Ntabwo Perezida Paul Kagame arwaye. Aya mafoto mubona yakozwe na AI, amafoto mubona yakozwe n'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga buriya ni ikintu abantu bagomba kwitondera, bashiraho ikintu ukagira ngo nicyo, nyamara baba ari ukubesha gusa. Reka tubwire inyangarwanda, abantu bose banga u Rwanda aho mwamuherereye hose, nyaboneka tubabwire ko uko byagenda kose, mwatwanga byagenda bite, ntacyo muzadutwara, ntacyo muzatwara Perezida w'u Rwanda. Perezida w'u Rwanda His Excellency Paul Kagame ntacyo muzamutwara. Rero tubwire abanyarwanda bumve batuje, bumve bakomeye, Perezida Paul Kagame ntabwo arwaye, kandi niyo yarwara ntabwo nawe ni umuntu, ashobora kuba yarwara, ariko tubabwire ko ubu ngubu ari muzima, nta kibazo afite, ubuzima bwe bumeze neza. Ndetse niba ushaka kuba wamenya ukuri, ngwino mu Rwanda, come and visit Rwanda. Gusa nimuza mubona ibiganiro nk'ibi ngibi, mujye mubanza murebe uyu muntu utambutse ibiganiro nk'ibi ngibi, ese mu byo akora yigeze atambutsa ikiganiro kizima na kimwe? Hari abantu bameze rero nk'ibigarasha, abantu bameze nk'injiji, abantu batize babishakira views gusa. Mujye mushaka views, ariko nimuzishaka mureke kuzishakira kuri Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Umuntu rero uhangara akavuga ngo Perezida Paul Kagame ararwaye, ibi ngibi aba ari uguharabika. Kandi mujye mwibuka ko amategeko hajya ahantu umuntu wese waharabitse mugenzi we. Rero aba bantu ikibazo cyabo ntabwo babivugira mu Rwanda, babivugira hanze. Inshuti bavandimwe rero, inshuti banyarwanda, ntabwo Perezida Paul Kagame arwaye, ntabwo arembye, ahubwo ni muzima. Usibye ko aba babikora baba bashaka kugira ngo barebe uburyo abanyarwanda bameze, barebe uburyo abanyarwanda ari buhahamuke. Ariko mu by'ukuri ndababwira nyaboneka, mwirinde kuba mwahahamuka, mwirinde kuba mwajyana imitima kure. Perezida Paul Kagame ni muzima, nta kibazo afite, turabakunda.